Shalom shalom. Ikiganiro cy'iki gitondo kiravuga ngo reka dukomeze kwizera Yesu Kristo nk'udukura mu bibazo aho kutwigisha kunesha ibibazo. Mbitekereje gutyo mpereye kuri iri jambo riri mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 2:18 avuga ngo nuko rero abasha kugoboka abageragezwa kubera ko nawe yageragejwe akababazwa. Iyo ni Bibiliya ijambo ry'Imana. Reka ndebe no muri Bibiliya yera uko havuga. Bibiliya yera rero iravuze ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Haleluya. Yesu ntabwo ari nk'abigisha batwigisha, kuko abigisha batwigisha isomo runaka nababa bararitsinze hanyuma bagahabwa rero uwo mwanya wo kuryigisha. Yesu we yanyuze mu bigeragezo kugira ngo ajye agoboka, ajye atabara ababinyuramo. Nta bigeragezo dufite Yesu atabasha, kuko yanabigaragaje mu gihe yari ahari, byaba ubukene, byaba inzangano, byaba uburwayi, byaba n'urupfu, nta na gitoya. Kandi ibyo ngibyo ngo impamvu yabinyuzemo akabitsinda kwari ukugira ngo ajye agoboka, ajye atabara ababinyuramo. Ihanganira ibyo unyuramo uyu munsi, twihanganira ibyo tunyuramo uyu munsi, ahubwo gusa tumuhange amaso kandi tubimwereke, hanyuma dutegereze igihe cyo gutambuka neza tunezerewe, kuko biravuga ngo nuko icyo mushyizeho umutima cyose mugisabe mwizeye hanyuma muzagihabwa. Komera umutima, nta na gito kimunaniye, kandi ntabwo asinziriye, ntabwo ahunikiriye, nta na gitoya cyamunanira, nta na gitoya atagukorera, nta na gito atagufasha. Mwiringire, tumwiringire. Imana iguha umugisha kubwo gukomeza kwishingikiriza ku ijambo ryayo, kubwo gukomeza kwishingikiriza ku wanyuze muri byose kandi akabitsinda, kugira ngo ajye atugoboka, ajye abidutsindira. Umunsi mwiza mu izina rye.